Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni ubuntu, ni umugisha ukomeye kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Ni njyewe Pastor Sam muri kumwe. Mu biganiro bishize twagarukiye aho twabonaga ko umuntu yaje gukora icyaha, hanyuma cyica ubusabane n'ubushuti bwari hagati y'umuntu n'Imana. Nagira ngo noneho dukomerezeho kuri iriya nyigisho y'ubushize. Umuntu nubwo yakoze icyaha rumwe, ariko abantu bose bakomoka kuri we bahise bafata kamere y'icyaha. Abantu bose babanyabyaha. Niyo mpamvu iyo ugiye kureba Kayini yica murumuna we, ntago yigeze yigishwa kwica. Nta shuri ryigisha kwica ryari riri kwa Adamu, nta nubwo yari yarabyigiye ahandi. Ahubwo kuva umuntu yaba mubi, n'abamukomokaho bose bazanye iyo miterere natire y'ububi, bazanye icyaha muri bo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese rero kuva icyo gihe avuka ari mubi, avuka afitemo iyo kamere y'icyaha. Ntago bimusaba kubyiga, birizana, bimurimo, bimukoreyemo. Turaza kubibona mu byanditswe byera. Rero Bibiliya iravuga mu Baroma, ndumva mu Baroma 5:18. Reka tuharebe uko havuga. Abaroma 5:18 haravuga ngo 5:18 haravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesha abantu bose gutsindishizwa bagahabwa ubugingo. Icyo nashatse kuvuga ni igicumuro cy'umuntu umwe, ari we witwa Adamu wa mbere. Tuzabona itandukaniro rya Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma. Igicumuro cye cyahise kiba nk'umurage ku bamukomokaho bose. Bibiliya iravuga muri Mariko igice cyaho cya 7 umurongo waho wa 20. Mariko 7:20 havuga iri jambo. Reka tuhasome naho. Aravuga ati biva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Umuntu rero wese kuva umuntu yakora ibyaha akakira natire y'icyaha muri we, akakira ubuzima bw'icyaha muri we, n'abo yabyaye bagiye bavukana icyo cyaha. Aravuga ngo mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Mu muntu wese, burya muri we imbere no muri wowe nkurikiye, habamo imigambi mibi: guheheta no gusambana. Ibyo bintu byose biri mu muntu. No kwiba no kwica. Bimwe iyo tubivuze uhita uvuga uti wapi jewe ntago nakwica, ariko icyo kintu kirimo imbere muri wowe. Niba ushobora kwica umubu, ubona ukuvuga ngo kwica wabishobora, urabishoboye. Wenda kwica umuntu mugenzi we ni ikintu gikomeye cyane, ariko kwica kuri muri twebwe. Kandi kwica imibu byo murabizi ko abadafite n'amazi y'imibu bafite inzitiramubu biteyemo umuti. Ibyo byose no kuvuga ngo ibyo bintu byose biri mu muntu. Mu byumva ari bitoya, ariko biri mu muntu. Kwica inkoko byose nyine kwica biri mu muntu. Okay, kadukomeze. N'uburiganya, navuze kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Nawe ndagira ngo tubanze tumenye ko icyaha kitava inyuma. Icyaha kiri muri wowe, ahubwo hari ukuntu umuntu ajya abona ikintu kimusembura, kimutera kugaragaza ibiri muri we. Ariko ubundi umuntu wese muri we yifitemo icyaha. Kuva umuntu yakora icyaha yagiye abyara abanyabyaha, agenda habaho uruhererekane rw'abanyabyaha babyara abanyabyaha bagenzi babo, kuko ubuzima bw'Imana bwari bwavuye mu muntu. Iyo birivuze ukuntu nukora icyaha no gupfa uzapfa. Igihe umuntu yarakoze icyaha yahise apfa,
kuko ya shusho y'Imana twahoze tuvuga ariyo wa mwuka w'Imana uri mu muntu wahise uvamo, hasigaramo uyu mwuka duhumeka. Uyu mwuka duhumeka ntabwo ari wo mwuka w'Imana usubira ku Mana iyo umuntu apfuye nk'uko bivugwa. Uyu sinzi aho ujya, ariko uyu ni umwuka. Hari n'uw'abantu bakora bakajya bashyira ku bantu batarimo guhumeka neza cyangwa bafitemo ibintu nk'ibyo. Ibyo si byo nshaka cyane. Rero umuntu wese yagiye avukana ibyaha, ariko bivuka muri we bihishe. Ikintu gishobora kubaho rero, hari igihe bigaragara n'igihe bitagaragara. Hari n'igihe navuga ngo bikura, umuntu agenda agasayisha muri byo, ariko ubundi umuntu wese wabyaye n'umugore ni umunyabyaha, yavukanye ibyaha. Urimo urandeba ukumva urumiwe, ukuntu nk'isi umwicanyi. N'ibitari ibyo wabikora igihe ukiri umuntu wa kamere. Ariko ikintu ushimira Imana nuko bitagarukiye aho ngaho ngo umuntu aho umunyabyaha atandukane n'Imana birangire. Oya, ikindi kintu Imana yakoze buriya, uyu murongo reka ngusome mujye mwihangana, biba bitangiye kurwanira muri njyewe, kubera ko umuntu yari amaze kugira kamere. Ni naryo jambo ryiza rya Bibiliya, hariya nitaga nature, ni ryo jambo ryiza rya Bibiliya, ni kamere. Imana yahise imusohora muri ya ngobyi, ubusabane bwe n'Imana bwari burangiye. Mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 23 haravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Imana yirukanye umuntu muri Edeni, ubusabane bw'umuntu n'Imana buracika rwose. Umuntu aba mubi imbere y'Imana, atangira gukora ibyo yishakiye. Ubwo niyo mpamvu nko mu gihe cya Nowa ubona ko ngo Imana yageze naho yicuza impamvu yaremye umuntu, kuko kuva umuntu yakora icyaha nyine yatangiye kuba umuntu uyoborwa n'ibyaha, cyangwa uyoborwa na ya kamere ye, ariyo tumaze gusoma hano muri Mariko 7. Usomye mu Bagalatiya naho hari ikintu bavuga, bajya bavugamo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Reka nsome imirimo ya kamere tuhite tunahasoreza. Ubutaha noneho tuzagaruka tureba Imana itangiye umugambi wo gushaka kugarura umuntu muri ya pozisiyo y'ubusabane. Hano tubonye ko yamwirukanye mu ngobyi ya Edeni, ariko tuzabona ukuntu Imana yaje kugarura umuntu, kuko nubwo byari bigenze gutyo ntabwo Imana yigeze yanga umuntu. Reka turebe, ndagira ngo gusubanza umenye kuri mubi. Utari wasambana, ubusambanyi buri muri wowe. Utari wica, ubwicanyi buri muri wowe, muri kamere yawe burimo. Utari wiba, ubujura buri wowe, muri kamere yawe burimo. Ko tubonye ko ari byo bigize umuntu. Naho mu Bagalatiya rwose hari ukuntu babisobanura. Reka mpasome gatoya igice cya 5 umurongo wa 16, ngira ngo baravuga ngo 16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Noneho batangira kuvuga ngira ngo imirimo ya kamere muri 19, ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Iyo bavuze imirimo ya kamere barimo baravuga umuntu wa nyawe w'umubiri, kandi nine tubonye hariya muri Mariko 7:21. Naho ariyo Pawulo arongera akamuvuga umuntu wa nyawe w'umubiri dore uko ameze. Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, na hariya twari twabibonye, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo. Iyo tugeze kuri iki cyo rwose mwese mwumva tubarenganije, ariko ibyo byose biri muri natire y'umuntu. Muri Bukabisire barimo kuva muri Egiputa, ahantu bageze Mose yaragiye kuhura n'Imana, hanyuma bagahita biremera ikimasa banyuze muri Aroni, bakoreshe za zahabu zose bavanye muri Egiputa. No gusenga ibishushanyo byari biri muri bo, ariko kuko bari bafite umuyobozi ubahagarara imbere abereka uwo bakwiriye gusenga n'uburyo bakwiriye kuba bamusengamo, ntibigeze babisenga. Ariko havuye gatoya batangira gusenga ibishushanyo. Songo no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ibyo ni ibintu byose biri muri kamere y'umuntu. Umuntu wese wavutse
abyawe n'umunyabyaha wa mbere witwa Adamu yazanye icyo kintu. niyo mpamvu nababwiye ngo Kayini nta hantu yize kwica, nta handi yari yarabibonye, ariko muri kamere ye byari birimo. agize umujinya ahita kamere ihita imwereka icyo gukora. uyu munsi wa none natwe twese iyo tukiri muri uyu mubiri ni uko nguko bigenda, kandi uba utandukanye n'Imana. rero mu nyigisho itaha tuzareba noneho umuntu abaye ikigenge kuri uru rwego, bigezeho Imana yicuza impamvu yaremye umuntu, ariko Imana kubera ko yari urukundo ntabwo igeze yanga umuntu, ntabwo igeze imureka burundu, yari yarateguye uburyo bwo kuzamugara muri wa mwanya w'ubusabane. aho ngaho ndumva ariho tuzahera ubutaha, nayo mbanze nkwereke kuri mubi. ibyo bintu byose iyo utari wagarurwa muri wa mwanya, tuzareba ukuntu umuntu awugarukamo, kuko abenshi hari igihe bajya mu idini bakagira ngo bageze muri iyo position y'ubusabane n'Imana n'ubumwe n'Imana. oya, idini ni kimwe no kusabana n'Imana, no gukizwa, no gutsindishizwa, no kumenya Imana, byose ni ibintu tuzagenda tureba gahoro gahoro. ariko ibyo bintu byose iyo ukiri umuntu wa kamere, wowe wa nyawe, ibyo bintu biri muri wowe wa nyawe. reka nkisubiremo, ibyo bintu byose biri muri wowe. niba utasambanye Imana ishimwe, ariko ubusambanyi buri muri wowe. niba utibye Imana ishimwe, ariko ubujura buri muri wowe. niba ntawe wishe Imana ishimwe, ariko ukwicana kuri muri wowe. ibyo muri kamere muntu byahise bizamo igihe yari amaze gukora icyaha, aretse kumvira Imana kumvira Satani. ibyo nibyo byahise biza, kuko ubu noneho ni wa muntu w'umubiri urimo wari usigaye akora, wa mwuka w'ubugingo yari yapfuye mu muntu. ndashaka gusoreza ahangaha. twasezeranye ko tuzajya dukora iminota mikeya, ariko ndatekereza ko hari ahantu uzagera wumve ko ibintu noneho byumva, uzabeho wumva kuri umwana w'Imana. aho hose ndamya ko tuzahagera. Imana iguhe umugisha. turagushimye nanone Mana yacu, imigambi yawe yose 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 ni myiza ku mwana w'umuntu. turagushimye utugambiriyeho ibyiza, kandi ibyiza wabishyize mu ijambo ryawe, kandi ijambo ni Kristo. turagushimye kuko wamuduhaye, icyubahiro ni icyawe. reka umuntu wese unkurikiye agubwe neza, ariko birushijeho reka guhishurirwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.
waburayo kamwe. Yes, it's been a long time mutatubona kuri Ruhuka TV and radio. Turi kumwe cyane, tugiye kujya tubaha show uko bukeye nuko bwije, tugiye kujya tubana namwe uko mwabishaka kose. Njyewe nitwa Fred nk'ibisanzwe, nta kindi ngusaba kugira ngo ujye ukurikira ibikorwa byacu. Subscribe, comment and share, then dukomeza tubana uko mubikeneye kose. Twagarutse mutubabarire gutinda, ariko kandi nimuzatugaye guhera. Duhora turi kumwe namwe full time tubatekerezaho cyane. Yes, tugiye kubagarukaho kandi ku nkuru ziri gutrendinga cyane mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, hose na Kenya. Turagerayo nimugire ikibazo, turi kumwe namwe. Turahera hehe? Turahera mu Rwanda. Ibiri kwavugwa ni byinshi cyane. Tom Close nta muziki azi, Gauchi yakoze indirimbo ni byinshi cyane, kubera ko iwacu muzika hari abahanzi bagiye bavanamo kritire zabo cyangwa se amazina yabo. Ikindi The Ben ntabwo tuzi ko yavuye muri iwacu muzika, icyo ni icyambere. Icya kabiri, ntabwo tuzi ukuntu Masamba impamvu nawe yavuye muri iwacu muzika, ntabwo tuzi byinshi cyane kuri izo nkuru, ariko turagenda tubinonosora tuvuga akantu kamwe ku kandi kugira ngo tuze kubasha guhana ibitekerezo. Ibitaramo byari kubera muri Dallas, byari birimo abahanzi benshi cyane. The Ben yari arimo, Masamba arimo, Kevin Kade arimo, Element Area ari mu bahanzi bongewemo, ariko kandi ibitaramo byabo biza guhuzwa na Iwacu Muzika Festival. Amatariki abaramwe kwari urugamba rutoroshye cyane kubona abantu bemera gufata contract, kandi contract bazi ko bagomba kujya bafite show muri Dallas, kandi Iwacu Muzika nayo irabakeneye. Bamwe batangira kugenda bakuramo amazina yabo. Ibyo byose ndaza kubiva imuzi mbikubwire, kubera ko kugeza ubu ngubu uwitwa Kevin Kade muramuzi cyane, Foromiana n'izindi nyinshi cyane yagiye azikubita, n'umuhungu uzi kwambara neza cyane. Ejo bundi bari inaha i Bugande, umwana yaraje akora ibintu, abyina indirimbo, abantu bose baravuga ngo yabyinaga yicaye, yari hasi cyane. Ni kuri stage imwe yahuriyeho na The Ben, Element Ele ndetse na Kevin Kade. Kandi ikindi tuze kubabwira, turaza kwihanganisha cyane murumuna wacu cyangwa se mukuru wacu Chris Easy. Turakwihanangishije cyane twebwe nka Ruhuka TV. Papa, stay strong. Kubura umubyeyi ni ibintu bikomeye cyane, ariko kandi ntabwo bishobora kukubuza gukomeza gukora. Ndanagushimira cyane, wagaragaje kwitanga gukomeye cyane, kugaragaza umutima ukomeye. Narakubonaga cyane amavideo yagiye asohoka mwe na mwana mu gikuntu Chrisizi yari ameze ku kirere cyo gushyingura mama we, yari afite umutima ukomeye, uri strong cyane, ameze neza cyane rwose. Ubona utanapfa kumenya ko yagize ikibazo. Ndashimira GT Entertainment yakomeje kumuba hafi, kamugaragariza ko ari umwana wo mu rugo. Barabikoze cyane. Imana ikomeze ihema mu Chrisizi, iruhuko ridashira kandi inamwagurire imbago. Yego, nibyo muri ubu buzima niko ibintu byose biba bihagaze. Sasa rero ubwo kandi natangiye icyo yindi kintu nashakaga kukubwira. Ndashaka kubwira ko ukeneye kumenya amakuru yacu, nahoze mbisubiramo cyane, nukujya udukurikira. Subscribe nyabona, na akantu gato cyane, nakabutu kandaho k'umutuku akazogera, ubundi ibintu bikagenda neza cyane, ukagikomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Yes, nuko rero ndakomeje ngewe, nagiye ubwo muhungu rwose Tayikura bamukubise mikrofone imbere na kamera, aramubaza ati se Tom Close ibintu rwose iyi foto urayizi? Ati ni Tom Close ndamuzi, ariko mbabarira ngira ikintu kimwe muvugaho. Muhungu ati Tom Close abanyarwanda ngo bamubeshye urukundo, bamwereka urukundo atarakwiriye kugaragarizwa. Nyamara ndagira ngo mbabwire ko iyo hataza kubaho Tom Close, ntabwo The Ben tuba tumuzi, ntabwo tuba tuzi Meddy. No muhungu wakoze ibintu bikomeye cyane mu gihe cye, ntabwo twari dukwiye gufata ngo twirengagize, twumve cyane ibyo uriya munyamakuru yavuze, hanyuma twirengagize ibyo Tom Close yakoze. Icyambere, ese ni abanyamakuru babaza nabi? Ni abanyamakuru badahereza agaciro ibintu abantu bakoze? Kubera iki bikomeza kugarukwaho cyane ibyo bintu? Nukuvuga ngo rero nta kindi kintu kibitera, niba ari ubunyamwuga buke ntabwo tubizi, ariko ku ruhande rwanjye ngewe ntabwo ndi kumwe n'uriya munyamakuru, ahubwo ndi ku ruhande rwa
Tricia waje agahita avuga ati jyewe umwana akina n'inuza agakora n'inuza n'iki byo ntabwo twabivuga, ariko reka mbabwize ukuri ko ewan Tricia good urimo neza, twese turi abafana bawe. ubwize ko ubundi ufite na timu twari kuba tuyirimo cyane, kubera ko ni gake cyane ubona umugabo avuye hariya cyangwa se umugore akavugira umugabo we. Twaherukaga kubibona kuri saga ya Gafaranga na Aneti. Aneti yaje gutya aravuga ati umugabo wanjye gutya na gutya bizagenda neza, wihangane. Turabyumva turabyakira. None nyuma ye haje Tricia tuvuga ati mwabagore mwe rwose muraba agaciro cyane, mujye mukomeza muvuganira abagabo banyu, nimukemere ko abagabo baseba muhari, kandi ubora agiye kubana nawe rwose ubizi neza ko mu bibi no mu byiza ni nako munarahira muvuga ko muzabana. Yes, twakomeje ndimo ndagenda banyuramo muri make, turagira ngo tubabwire ko turi update, twagarutse tugiye kujya tubaha show uko mubishaka nuko mutabishaka. Umva natwe twaje rwose kandi tunabwira ngo ni karibi, inama ibitekerezo byose turabyakira muri comment, tukemera gukorana namwe, niyo mpamvu tuba turi ahangaha. Yes, bamwita Rugaba. Uyu nguyu yatangiye akora filme, ari umukinnyi wa filme, turamuzi za filme zikwa za Seburikoko Rugaba. Ariko aho bigeze ubu ngubu yatangiye gusohora album ya chorus, cyane zamamaye muri filime nka Papa Sava n'ibindi nk'ibyo byose. Naho namwe uzajya tugenda tubinyuramo gake inkuru tubazanira inkuru zitari ivumbi, zizewe ku gihe, kandi kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe nibyo bizadushimisha cyane kurutaho. So hanyuma rero ikindi kintu nabibwirira cyihuse, uwitwa Ishimwe Dorcas ndumva hashize nk'amasaha make cyane akoze ubukwe bwamaze kujya hanze, nyuma yo kumukorera ama bridal shower n'ibiki yamaze gukora ubukwe. Sasa ubu ngubu ikibazo kiri kwibazwaho ni Irene aramugumana mu biganza. Twatangiye kubona Irene akora tuwa zo kuzenguruka mu bigo by'amashuri ashakamo abandi bana bafite impano, araza se kumufatanya na mugenzi we, biragenda gute? Ese itsinda rya Vesti na Dorcas turongera turibone cyangwa naryo rigiye guhagarara nk'uko byahozeho mbere na mbere? Ntabwo nzi ukuntu biri bugende, ariko ikintu twakifuza nuko rwose Irene wadufasha aba bana bakagaruka mu muziki. Impano ntizikaze ngo twongere tuzibireka, twe tutangiye kuzikunda. Twari tugeze ahantu Vesti na Dorcas badushimisha, ariko kandi ntabwo inshingano z'urugo zatuma umuntu areka umuziki. Nubwo biba umuntu akagenda agabanya inshingano zikaba nyinshi, turabazi cyane bagiye bakora imiziki bakagenda bakuringa down, ntabwo tuzi ikintu kibitera, buri inshingano ziba nyinshi, ariko zatugenda dukomeza dutegereza izindi mpano. Umunsi ku munsi impano ziravumbuka zikazahakaza izindi. Yes, nuko byagenze rero. Ni nyuma y'amasaha make cyane uwitwa Amalon araje aravuga ati rwose giye ibintu by'ibimogi mwamonza naho nta nibyo nzi, ibyo bintu by'ibimogi se n'ibiki ubundi ibyo muba muvuga, kuko ngo kubera ko umuntu namwinye ikiganiro agahita yumva ko afite ibikoresho bye, afite YouTube cyangwa afite platform ziwe, agahita byuka mu gitondo akavuga ngo Amarona nkurumoje, Amarona akora ibiki, kubera iki namwimye interview. Gutanga interview no bushake bw'umuntu. Twubake industry dufite aho dushaka kwizagira, tureke kuyubaka ari ikintu tuvuga ngo kiratangira umunsi ejo kiveho. That's not good. Tureme ubumwe, tureme ubufatanye kugira ngo tujye tubasha kubaka ikintu ariko gifitaho kizageza umuntu. Yes. Hanyuma rero bwarakeye ejo bundi mu gitondo tubona umufasha wa Yago ahise asiba amafoto yose afitanye na Yago kuri Instagram, arasiba byose. Tubona na Yago nawe arasibye, turavuga ibi ni ibiki mwoka byaramwe banyarwanda. Amakuru rero ari kuva iyo muri Uganda aravuga ko rwose mubano hagati y'umugore na Yago utameze neza cyane, ntabwo bimeze neza, ariko ntabwo twamenya ari ibikize ko iyi mihanda abantu basigaye barayiharuriye inzira. Mutanirengagiza ko Yago afite album hanze rega, nese nitutamuvuga irarebwa gutwi ya album yiwe. Cyane ko umugore yari amaze igihe gito yibarutse umwana. So ntabwo nzi rero ukuntu biri bugende Yago, ariko turi Big Energy, ntabwo tukuvuga kugira ngo twangize izina ryawe wapi, ahubwo turi kuvuga ku bintu biba byagiye hanze. Turi Big Energy twebwe kuri Ruhuka Radiant TV, ntabwo dushaka ibintu by'intambara. Dushaka kugira ngo ahubwo abantu tubagira update, ariko kandi ku nkuru zizewe zifite aho ziri kugana. Yes, Gauchi yagize gutya rero abadukubise indirimbo irimo Aisha, Inkindi Aisha, irimo Killaman uzwi nka Niyo, ni indirimbo irimo na Sean Blaze,
arangije ikintu cyatunguye abantu, umunyamakuru mukuru cyane witwa Babu Rwanda kuri The Choice Live yabajije Gauchi, aramubaza ati se Gauchi, ziriya ndirimbo, iyi modoka aba bantu ya Barabasi batunga, amakuru avuga ko we ngo wayitunze kera cyane, ibi ni ibiki? Gauchi ataciye ku ruhande ati iyi modoka njyewe nayitunze 2009. Urumva ibyo bintu? Abantu barazara bakavuga ngo bafite amafaranga, nyamara abana barayatunze kuva kera cyane, ariko bibereye ahantu bacecetse badashaka kubigaragaza. Ni inkuru ziri trending cyane, zagiye zisohoka cyane. Ariko reka mbere na mbere mbanze mbabwire ko rwose umubano hagati ya Element L na 155 AM wamaze kugera mu maboko y'inkiko. Mu maboko y'inkiko, umubano wa Element L na 155 AM biri mu maboko y'inkiko. Ntago nzi ukuntu bari bubigenze. Ese Coach Gael muherwe twemera cyane araza kwemera gukomeza ibi bintu na Element L? Ntago Element L yamubereye umwana mubi, ariko kandi na Coach Gael ku ruhande rwe yakoze yagombaga gukora, nawe ntago yabereye umwana mubi Element L. Ariko se ibi ngibi kugira ngo bigere mu nkiko niki kibiteye kandi? Ntabwo twamenye ikintu kibiteye. Dukomeza no kuvuga ko kandi byinshi cyane byagiye bivugwa muri iki cyumweru. Fata ku mavuta yaraburanye, ariko urukiko rwanga ubujurire bwe, hanyuma bategeka ko Fata ku mavuta agomba gukora iki? Agomba kumara imyaka 2 n'igice muri gereza. Ariko se njyewe siko nabyumvaga, siko nari mbyiteze. Ku ruhande rwanjye njyewe numvaga ko wenda Fata ku mavuta ni brand, yakoze ikintu gikomeye cyane, yari afite ibyago byagejeje ku bantu, kuvuga ngo Fata ku mavuta ikintu twamwungana. Njye numvaga bari bakwiye gushaka ikindi gihano bamufatisha, bakamutegeka nko gukora nk'urugendo rwo gukangurira kureka ibiyobyabwenge, atana posting ibintu bya muzika, ariko abakangurira kureka ibiyobyabwenge, akaguma agafungwa muri ubwo buryo, ariko adakoze iki? Atagiye muri gereza. Fata ku mavuta twikirengagize ko afite umuryango, afite abana yagombaga kureberera, kandi Fata ku mavuta ni munini cyane, nubwo yakosheje ariko ni munini cyane. Afite ibintu yatugejeje, afite ibintu yafashije abahanzi nyarwanda, afite ibintu industry y'u Rwanda nayo yayigejejeho. Nibyo rero nababwira nti dukomeze dusengere Fata ku mavuta, wenda nawe wamenya Imana yagira itya ikamworohereza ibihano. Pastor Ngoga Christophe muramuzi, yateguye igitaramo yatumiyemo Apostle Christophe Sebagabo na Alarm Ministries. Christopher Maririze. Tugende. Yes, ndiko ngo Pastor Ngoga Christophe yateguye igitaramo, ni igitaramo yatubiyemo Apostle Christophe Sebagabo na Alarm Ministries. Igitaramo kizaba kiryoshye, kimeze neza cyane. Babwira kandi Alarm murayizi, nta mikino igira, ikubita ibabaza. Ngoga Christophe ni ufite igitaramo. Cyafata kwiba nabibwiye mushumba. Nahita umutima tugiye gukora twaruhosha mu Nyamurenge. Umuhanda bitaba. Ajya hese? Pastor Christophe uri kusamarizinga ndakikusigaza kasamarizinga ikigwe. Yes, ndandi kubabwira ngo Pastor Ngoga Christophe afite igitaramo, ni igitaramo yatumiyemo Alarm Ministry, atumiramo abandi bashumba, ariko ni igikorwa kiba gikomeye cyane kandi cyiza kumva umuntu nk'umupasteri ateguye show. Ntago ari umuhanzi, ntago ari umuririmbyi, ntago ari iki, azanye ikintu aho ngaho, ateguye ikintu kiraje kirafashe, kandi bitewe nuko nawe ari umuririmbyi nta muntu yakenera ngo amubure. Niko mbitekereza ngewe. So rero katumubwire tuti Imana iri kumwe nawe, kandi buriya iyo abantu bateranya ari benshi ntago habura bihana pastor, nta ntandi urivugira ibusa umusozi. So turakwifuriza ibyiza pasteri. Hanyuma ikindi nababwira cyo nuko twebwe nka Ruhuka TV radio twagarutse, ntago muzongera kutubura byinshi kuri iyi nkuru. Tuzagenda dutegura inkuru zirambuye cyane,
ahubwo ndimo ndashaka kubagira update mumenye ko twaje kandi tutazongera gusubira inyuma. Mutubabarire aho twagiye ducika intege, ariko niko muri iyi si bigenda. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda, ejo ukabona amafaranga, ejo ukayabura, abantu bagapfa abandi bakavuka, nuko nguko bimeze. Yes, njyewe rero nitwaga Fred, wari uri kumwe namwe. Hanyuma reka mbabwire ngo ibyiza biri imbere. Hasta la vista, ciao ciao, bye bye, ndabakunda. Hasta la victoria siempre. Fred.